imbaraga zo gukora. Uyu n'umusabirizi twahuye ku nshuro ya kabiri, gusa ibi ngibi byatumye polisi y'u Rwanda ishyiraho umwete. Uriya n'undi musabirizi polisi ihagaze imbere. Uriya musabirizi yari hano ku Muhima, hano kuri Feruje ariho yica, ariko afande yamuhagurukije aramubwira ati genda nyabuneka, dore ijoro ryaguye, utaza kuburira ubuzima hano cyangwa ukaza gupfira hano. Mw'ibyo rero ubuzunguzayi, ubusabirizi bari kubuca hano mu mujyi wa Kigali. Abasabirizi bacike mu mujyi wa Kigali, ntago bishobora gukunda ko bano basabirizi bacika mu mujyi wa Kigali rwose. Nk'uko nagiye mbyibonera hano mu mujyi wa Kigali, abasabirizi ntago bapfa gucika burundu, ntago bakwigera bacika mu mujyi wa Kigali. Ni mu gihe hari abasaba bari ku tugare, hari abasaba bafite imbago, abo ngabo birumvikana. Nk'umuntu usaba ufite imbago, nk'umuntu usaba uri ku kagare utabasha kugenda, ibyo afazari, ibyo nta kibazo. Ariko hari nk'umuntu usaba ari muzima, hari nk'umuntu usaba ufite imbaraga, ukabona yuko nawe koko uyu muntu akwiye gukora. Hari abiyambika amarineti bakigira impumyi kugira ngo basabe. Ibi ngibi rero bigatuma n'abandi bahumye badahabwa. Reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubusabirizi bumaze gufata intera ikomeye cyane, ubwo bano basabirizi bazana abana bakabaryamisha mu muhanda, ubundi bagasaba kugira ngo babahereze, kandi ibi ngibi ntago bikwiye. Aha nayindi mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, ku isoko rya Nyarugenge, murabona yuko hari imodoka nyinshi cyane. Rero ubusabirizi bwamaze gufata indi ntera. Uyu n'umusabirizi wa kabiri twahuye ndimo nigendera hano mu mujyi wa Kigali. Nk'uko mubireba rero, bano basabirizi bafatiwe imyanzuro ikakaye cyane, cyangwa imyanzuro ikomeye cyane, ubwo baza bakirirwa bicaye hano mu mujyi basaba, ndetse kandi bafite imbaraga zo gukora. Uyu n'umusabirizi twahuye ku nshuro ya kabiri, gusa ibi ngibi byatumye polisi y'u Rwanda ishyiraho umwete. Uriya n'undi musabirizi polisi ihagaze imbere. Uriya musabirizi yari hano ku Muhima, hano kuri Feruje ariho yica, ariko afande yamuhagurukije aramubwira ati genda nyabuneka, dore ijoro ryaguye, utaza kuburira ubuzima hano cyangwa ukaza gupfira hano. Mw'ibyo rero ubuzunguzayi, ubusabirizi bari kubuca hano mu mujyi wa Kigali. Ariko aba bantu baza gusaba hano mu mujyi wa Kigali, harabona avugishije. Nk'uyu nguyu namugezeho ubwa mbere, mbanza kumuvugisha, mubaza amakuru ye, ambwira yuko atari meza na gato. Mubaza nimba ari ikibazo yaba afite mu mubiri, ambwira yuko nta kibazo afite, ahubwo ikibazo afite ari ubukene, ndetse yabuze akazi. Mubaza impamvu yazanye umwana hano mu muhanda, akamuryamisha mu muhanda, avuga yuko umwana atamusiga mu rugo ngo abone icyo arya. Uyu mwana amwifashisha kugira ngo nibura ugira impuhwe abashe guhereza uyu mwana. Nibwo naje kumusabirizi wa kabiri. Uyu wa kabiri namuvugishije, ndamubaza ati mukecuru, kubera iki uri hano ku muhanda? Mukecuru yambwiye ati ubuzima ntago bworoshye mwana wanjye, mba naje gushaka amaramuko, cyangwa mba naje gusaba kugira ngo ndye n'abana banjye baze kurya. Gusaba nabavugishije. Uyu musabirizi wari uri kumwe na polisi hano ntago nabashije kumuvugisha, kuko sinigize mpagira, nanjye nabikamiriye kure, ndetse na bano ba polisi bankumiraga kugira ngo simbi kamere. Rero ukuntu byaje kugenda, uyu nguyu baje kumuhagurutsa neza, baramubwira ati rero mukecuru, dore bwije, wagerageza ugataha, dore ijoro ryaguye, ataza kujyana n'umuntu uca hano akagutsitaraho, bikaba ibindi bibazo. Nibwo rero polisi yafashe icyemezo cyo guca abantu basaba hano mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abazunguzayi bakorera hano mu mujyi wa Kigali. Aba bose bagomba gucika mu mujyi wa Kigali. Ni mu gihe bano bantu basaba kandi bafite amaboko yo gukora, basaba nta kibazo na kimwe bafite, basaba ndetse nta kibazo na kimwe bafite. Hari abasaba bafite ikibazo, hari n'abasaba badafite ikibazo. Bityo rero bano bantu bazajya bituma abantu batabaha, bitewe nuko bano bantu basaba ari bazima, bizajya bituma na babandi basaba batari bazima badahabwa, kubera bano bantu baza bagasaba ari bazima, ku buryo uyu muntu ushobora kumufasha. Watembera nko muri karitsiye yabo nimugoroba, yenda ukaza gusanga yasinze, yanyoye inzoga, yasinze muri karitsiye, arimo ararwana kubera ubusinzi, afite imbaraga. Ariko nubwo usanga aza gusaba hano mu mujyi wa Kigali, atuye za Nyabyondo, atuye za Bishenyi, atuye hejuru ya za Ruyenzi hejuru, ariko watembereye gatonya nibwo wabona yuko bano bantu nta kibazo na kimwe baba bafite. Bityo rero polisi y'u Rwanda yavuze yuko igiye guca ubuzunguzayi n'ubusabirizi hano mu mujyi wa Kigali, kubera ko nimba bano bantu basaba bafite imbaraga zo gukora, ahubwo bakabaye bahabwa akazi bagakora bakiteza imbere, aho kugira ngo bazane abana kubaryamisha hano mu muhanda mu mujyi wa Kigali. Ni ibibazo bikomeye cyane, kandi ibi ngibi ni ibintu bitera imbogamizi nyinshi cyane.
ngo gute icyambere bano bantu bari gusaba hano mu mujyi wa Kigali ubona yuko bari mu nzira z'abanyamaguru urabona ko ingo arimo hagati mu imodoka ishobora guturuka hariya cyangwa iri guparika ikaba yamugonga itabibonye uyu mukecuru nawe hano yicaye muri kureba hano imbere ni kuri Sorofo hano mu mujyi no kuvuga ngo ari gusaba abantu bari kwinjira hano muri Sorofo n'abari gusohoka hano muri Sorofo ibi ngibi rero bigatuma na ba nyira amakampanyi akomeye bakorera hano mu mujyi wa Kigali bano basabirizi kuza ku nyubako bibabangamira cyangwa bibajena bigatuma aribo batanga ikibazo cyangwa batanga ripoti yuko abasabirizi babarembeje cyane. Umuti w'ikibazo kugira ngo bano basabirizi bacike mu mujyi wa Kigali ntago bishobora gukunda ko bano basabirizi bacika mu mujyi wa Kigali rwose nkuko nagiye mbyibonera hano mu mujyi wa Kigali abasabirizi ntago bapfa gucika burundu ntago bakwigera bacika mu mujyi wa Kigali ni mu gihe hari abasaba bari kutugare hari abasaba bafite imbago abo ngabo birumvikana nk'umuntu usaba ufite imbago nk'umuntu usaba uri ku kagare utabasha kugenda ibyo afazari ibyo nta kibazo ariko hari nk'umuntu usaba ari muzima hari nk'umuntu usaba ufite imbaraga ukabona yuko nawe koko uyu muntu akwiye gukora hari abiyambika amarineti bakigira impumyi kugira ngo basabe ibi ngibi rero bigatuma n'abandi bahumye badahabwa kubera ko nimba mugenzi wawe aje yigize impumyi abona undi akaza ari impumyi bya nyabyo ntago washobora kubitandukanya kubera ko bose baba bambaye amarineti ibi ngibi rero bituma bamwe basaba ntibahabwe bitewe na bagenzi babo bishoye mwa kino gikorwa cyo gusaba bakigize nka bizinesi bakigije nk'ikintu cyabatunga umunsi ku munsi bityo rero bigatuma babandi bafite ikibazo badafashwa ibi ngibi rero bigiye guhagurukirwa ni mu gihe abantu bakora irondo ry'umwuga mberego baca ubuzunguzayi n'amakampanyi runaka mujya mubibona hano Nyabugogo hano mu Nkunda Amahoro yuko abasekirite baba bari kwirukankana abazunguzayi rimwe na rimwe abasaba hano mu isoko bakabasohora ngira ngo akenshi mujya mubibona no ku mashusho media atandukanye aho Ndahiro Papi Valesi umunyamakuru wa BTN yavuze ati se umuzunguzayi nimba umufatiye ibintu byiwe ukajya kubimena yasize abana mu rugo yasohotse muri agiye gushaka ubuzima uwo muzunguzayi umeneye ibintu arabahate ese biragenda bite ibi Ndahiro Papi yabivuze bitewe nuko abanyerondo bakubise umuzunguzayi bamuta muri Nyabarongo ndetse bamuta muri Nyabarongo ubwo Ndahiro Papi yahagiraga agiye gukora inkuru ararira nawe ararakara cyane iki kibazo aza kukibaza ariko ibi ngibi ntago byatumye Ndahiro Valesi iki kibazo cyo gisubizwa. Rero reka ano makuru yacu menya subikiye hano ndaza kugaruka mu yandi makuru akurikira reka mbenya subikiye hano nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda ibuka gukora subscribe fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe ndabakunda cyane Imana ibahereza umugisha ubuzima buzira umuze nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire uzababera w'amahirwe uzababera w'umugisha kandi ikindi umuntu wese wakoze subscribe kuri YouTube channel ndamukunda cyane kandi ikindi ibyo tugizeho niyo tubikesha. Mwaramutse.